Ndagusuje kandi ngwahe ikaze wowe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri icano. Uyu munsi naguteguriye inkuru y'umukobwa witwa Diane. Ni umukobwa mwiza cyane ubaha Imana, ubona yuko rwose nta kintu abuze. Yarize amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Gusa nubwo yujuje ibyo byose, urukundo rwamubanye inzira ndende, rwamucishije mu buzima bugoye ndetse no mu nzira z'inzitane, ku buryo yatangiye gutekereza kwimuka aho yari atuye. Ese ubundi byatangiye gute? Inkuru yacu turi kuyitangira. Ndabizi neza yuko buri wese yigeze gukunda, yewe ari n'abakunze birabarenga cyane, ariko nanone birashoboka ko waba utararujyamo da, ariko nawe nejo bundi. Ariko reka twigarukire ku bantu bakundanye ndetse bikabarenga. None se niba barigeze gukundana bikakurenga, wigeze wumva urukundo ruguhemukira? Iyi nkuru ni y'umukobwa witwa Diane wakunze by'ukuri ariko akarira bikomeye cyane. Gusa yaje gusoza aseka kuko Imana itajya ireka abayiringira. Niba uri tayari rero, reka dutangire inkuru yacu, ariko nkwibutse gukanda like kuri no video niba ukunda ibiganiro bitandukanye nkunda kukugezaho inkuru z'urukundo ndetse n'inama byubaka urukundo. Niba uri mushyashya turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Gusa nanone turakwibutsa gukanda subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse anga cyangwa se inkuru byubaka urukundo uzajye ubibona kandi ubibonere ku gihe. Reka dutangire inkuru yacu. Ni mu nzu nini cyane ubona yuko ari inzu y'abantu biyubashye. Niho Diane rwose yari yicaye ariko afite agahinda gakomeye cyane. Arimo avuga ati, nitwa Diane, urukundo rwanjye rwa mbere narwinjiyemo mfite icyizere, umutima ushyushye ndetse n'inzozi z'ubuzima bwanjye. Ubwo nari nkiri mu mwaka wa kabiri wa kaminuza, nibwo namenyanye n'umusore witwa Eric. Yari umusore ugaragara neza, wicisha bugufi kandi ufite ibitekerezo byagutse. Naramwemeye ndetse nza kumukunda urukundo rw'ukuri. Twabaye inshuti zikomeye ndetse yambwiraga amagambo meza, akasaba kumutegereza, akanambwira yuko rwose azambera umugabo. Naramwizeye cyane ndetse muhereza umutima wanjye wose. Gusa nyuma y'imyaka 2 dukundana, Eric yaje kubona akazi hanze y'igihugu. Nkimara kumva iyo nkuru narababaye cyane, amarira azenga mu maso. Ku munsi wo kumusezera namusezeye ndi kurira cyane. Gusa haraho nageraga nkumva nifitemo icyizere gikomeye cyane, kuko yari yarambwiye yuko ari njyewe wenyine afite ku mutima. Naramusezeye aragenda ajya mu kazi kiwe, nanjye sigara mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo byari byoroshye gusigara mu gihugu cy'u Rwanda ntafite urukundo rwanjye. Gusa narihanganye kubera icyizere yari yarandemyemo. Gusa nyuma y'amezi ageze kuri 2 yonyine natangiye kumva ibintu bidasanzwe. Naramuhamagaraga ntiyitabe, yewe yanasubiza akasubiza gahoro gahoro, ndetse rimwe na rimwe akananyihorera cyangwa se twanavugana akasiga mu rujijo rudasanzwe. Kumenya we sinkamenye yuko yageze mu mahanga yibonera undi ndetse barakundana cyane. Umunsi umwe inshuti yanjye yankoreye screenshot y'amafoto yabonye kuri Facebook. Eric yashyingiranywe n'undi mukobwa. Ndibuka neza ko muri ayo mafoto Eric yari yambaye ikote ry'umweru ndetse umugeni we nawe yambaye ikanzu yera cyane ndetse ishashe. Muri ako kanya ishusho y'inzozi zanjye yahise isenyuka ako kanya. Narababaye cyane, ndasinzira ntaza hondi. Namaze iminsi ndira kugeza ubwo amaso yanjye yarananiwe. Nibazaga impamvu yambabaje ndetse impamvu yatumye ambeshya bigeze hariya. Nibazaga impamvu yamaze imyaka 2 yose ambeshya. Nubwo byari bimeze gutyo, mu bubabare bwanjye nagerageje kwegera Imana. Natangiye kwegera Imana ndetse ntangira no gusenga kurusha uko nasengaga mbere. Nize kwiyakira kuko nasanze nubwo ubuzima bukomera ariko ntabwo ari urupfu. Hashize imyaka 2 nkomeretse, umunsi umwe nahuye n'umusore witwa Jonathan. Gusa Jonathan twabonanye ntari mwiza nkuko nigeze kuba ameze mbere. Nari narashavuye ndetse narakomeretse cyane, ariko yakomeje kumbwira amagambo y'ubwuzu y'ubugwaneza atandukanye nayo nigeze kumva mbere. Jonathan ntabwo yigeze ashaka ko nirukira mu rukundo cyane. Yarantegereje, arashyigikira ndetse yangiriye urugwiro kugeza ubwo umutima wanjye wongera kwifuza cyangwa se kwemera kujya mu rukundo. Yari itafari rya nyuma Imana yari ishyize ku mutima wanjye kuko warongeye wubakwa bushya. Ubu ngubu tumaranye imyaka igeze kuri 3 dushyingiranywe.
dufite umwana umwe. Nabonye yuko Imana itagitinda ahubwo yubaka neza mu gihe cyayo. Inkuru yacu turayisoje, ariko reka nkubwire yuko Diane yaciye mu bihe bikomeye cyane, ariko ntiyacitse intege. Ndakubwiza ukuri ko iyo aza guhubuka agashaka kwihorera cyangwa se gucika intege burundu, aba yarabuze icyiza Imana yamugeneye. Turi gusoza, reka dusoze turebera hamwe za nyigisho tuba twagiye tugera dukura mu nkuru, kugira ngo tugende turushaho kwiyubaka, kubaka imitima yacu ndetse n'urukundo muri rusange. Kwihangana mu rukundo ntabwo ari ubugoryi, ahubwo ni ishingiro ry'uwifuza ibyiza birambye. Ikindi kandi, kuvunika si iherezo, ahubwo ni intangiriro y'indi nzira nshya. Iyo umuntu agukomeretsa ntibivuze ko urukundo rwose rubabaza, ahubwo urukundo rw'ukuri rurakira. Imana ntabwo ijya itinda, ahubwo igihe cyayo ni cyiza kandi guha utarota ko ubona. Niba warigeze gukundwa ariko ukaza gukomereka cyane, ntucike intege. Imana ifite umuntu yaguteganyirije. Tegereza, komera, kuko urukundo nyarwo rutaraza. Uyu munsi Diane araseka, nawe uzaseka. Ndagushimiye cyane ko twabonye muri no nkuru kuva itangiye kugeza tugeze ku musozo. Ndagusaba kugira ngo ugenzure neza niba amaze gukanda like kuri no video. Ikindi kandi, niba uri mushyashya, ugenzure neza niba amaze gukanda subscribe, kugira ngo nawe tuzajye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri iyi channel. Ahangaha hatambuka inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye byigisha ku rukundo cyangwa se ku mibanire y'abantu bakundana, kubaka urukundo ndetse tukubaka na society, imiryango muri rusange. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Duhurire mu yindi video kandi ndagukunda cyane.